Yes, ndagusohuje neza cyane kandi nanakwifurije kugira ibihe byiza cyane we udahwema kubana natwe mu biganiro n'amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho yaba y'ubuzima yaba imibereho yaba politiki ndetse kandi n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye abari kugenda acicikana kuri inosi ya rurema. Ndagushimiye cyane weho wakoze subscribe ugahitamo gukomezanya natwe mu biganiro n'amakuru agiye atandukanye, ugahitamo kwiyandikisha kuri urubuga rwacu rwa YouTube kugira ngo tujye dukomeza tubane 5 kuri 5. Ndagushimiye cyane ndetse nawe kandi ufunguye video yacu bwa mbere akaba ari bwo ubonye ino video, ndagusaba kuba wakora subscribe guys, kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5. Waba wakoze subscribe waba utarayikoze, icy'ingenzi nuko umeze neza. Reka dusubize umukunzi wacu wari watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu nyinshi cyane zigiye zitandukanye za Mura Media TV, atubwira ko twamukorera impamvu ishobora kuba ituma umuntu yakwitsamura. Guys reka tugusubize kandi ndabizi neza ko buno rusobanuro turaza kuguha uraza kubwishimira, ndetse kandi nawe ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se hari inkuru ushaka ko tuzagukoreraho washyira muri comment, then nawe ntazayigukorera nkagusubiza icyo kibazo. Ubundi iyo kwitsamura ubundi bibaho iyo habayeho kwinjira kw'ikintu runaka nk'umwuka mu mazuru kikarenga ubwoya kikagera ku gice cyitwa mucosa. Ako kanya ubwonko buhita bumenya maze bugategeka ifungurwa ry'imikaya music tray mu rurimi rw'icyongereza yo mu kanwa. Hanyuma icyo gihe hagahita habaho gusohoka k'umwuka mwinshi uturutse mu bihaha, niho umuntu yitsamura. Kwitsamura rero ni igikorwa cyikora hadategetswe ko hari ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibitera, ahubwo ahubwo uyisanga watsamuye cyangwa se bita kwitsamura, icyo bita involuntaire mu rurimi rw'icyongereza. Iyo umuntu amaze kwitsamura yumva aruhutse ndetse kandi umubiri ukumva uguwe neza. Nicyo mpamvu iyo umuntu yitsamuye kabisa yumva ameze neza kuruta uko yari ameze ataritsamura. Yes, reka twikomereze tujye mu mico yo hanze cyangwa se icyo ibihugu bigiye bitandukanye bigenda bigaragaza kuri kino kintu cyo kwitsamura bitewe n'agace iki gihugu kigiye giherereye. Mu mico itandukanye yo ku isi, imbere y'uko hasobanukirwa igitera kwitsamura, hari abafite imyumvire itandukanye ndetse n'uburyo bwihariye ibi byo kwitsamura babyitwaramo cyangwa se babifatamo cyangwa se babigenderamo bitewe n'umuco wabo. Bimwe mu bihugu nk'Ubushinwa n'Ubuyapani bari bazi ko iyo umuntu yitsamuye nta kintu kigaragara kiteye cyabaga ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu uri kumuvuga. Naho mu mico y'Abongereza bari barafashe kwitsamura nk'ikimenyetso kibanziriza uburwayi bukomeye cyane. Nyamvira nawe hari abanditsi bavuga ko ariho bakuye imvugo yo kuvuga ngo Imana iguha umugisha, God bless you mu rurimi rw'icyongereza. Bakoresha iyo mvugo yitsamuye, bavuga ko hari abandi bavuga ko iyi mvugo yo kwifuriza umuntu kumererwa neza. Iyi mvugo ishobora kuba yaravutse bitewe n'uko hari abari bafite imyumvire ivuga ko iyo umuntu yitsamuye habaho guhagarara k'umutima ho gatoya. Rero kumwifuriza umugisha w'Imana byaba ari nk'isengesho umusengeye kugira ngo atagendera ko. Hari abavuga ko kwitsamura bishobora gutuma roho y'umuntu itoroka cyangwa se kumwifuriza umugisha byaba ari ukumusabira ngo abe amahoro. Rero natwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo umuntu yitsamuye baramubwira ngo urakire. Cyakora ubushakashatsi bwakoze bugaragaza ko inkomoko y'iyi mvugo nta hantu iva nta n'ahantu yavuye, ahubwo nanjye ndibaza nti
iyi mvugo yavuye hehe cyangwa se uwayizanye we yayigendeye kuki. Kwitsamura ntibiba ku bantu gusa, ahubwo biba no ku nyamaswa zirimo imbwa, injangwe n'inkoko. Imbwa z'inyagasozi zo muri Afurika zikoresha kwitsamura nk'uburyo bwo kugaragaza ko guhana amakuru, cyane cyane ko zimenyesha ko hari umuhigo cyangwa se udahari. Uburyo bwo kwirinda kwitsamura muri rusange ni ukwirinda kujya ahantu hari ivumbi cyane kuko byanduza umwuka duhumeka, cyangwa se kujya ahantu hari imyotsi myinshi cyane, cyangwa se kujya ahantu hari imyanda myinshi cyane nk'imikungugu, cyangwa se cyane cyane nko mu nzu munsi y'igitanda, cyane cyane nk'abantu badakorera amasuku munsi y'igitanda, n'ubundi buryo bwose bushobora kwanduza umwuka, cyangwa se uburyo bushobora kutazana umwuka mwiza. Ku rundi ruhande ariko hari abandi bantu bakunda kwitsamura, bityo bakumva ko kubyirinda atari byiza. Kwitsamura rwose bumva ko ari ibintu byiza cyane, bumva ko nta kintu bibangizaho muri rusange. Gusa hari ubundi buryo bwifashishwa bujyanye n'imirire kugira ngo urwaye kwitsamura iyo uriye cyangwa se unyweye tangawizi, icunga, indimu n'izindi mbuto ziri muri ubu bwoko, zagufasha kuko zikungahaye ku byo kwita ngo antioxidant. Shaka gusoma icyongereza byarananiye. Babyita antioxidant, zifasha kuba ubudahangarwa bw'umubiri, bityo umubiri ukabasha kurwanya bagiteri zabasha kuwangiza. Rero mwakoze kubana nanjye, mwakoze kubana natwe hano kuri Mara Media TV, wakoze kuba waduhaye amatwi yawe, wakoze kuba waduhaye umwanya ukafungura ino video ukaba uyirebye ukaba uyirangije. Imana y'amahoro ikomeze guguha umugisha. Njye wumvaga twabanaga ukugezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, banyita Zefrene Niyitegeka. Mwakoze cyane. Indi ganiro nakagaruka, shyira muri comment ushyiremo ikindi kintu wumva twazagarukaho muri rusange. Murakoze cyane.